Okay, banyarwandakazi muri hano mukurikira iyi channel yacu Gaitiri Sylvestre, mwaramutse neza namwe nshuti zacu. Nasalimia, naanza kwanza nasalimia na Wakongomani, ni habari zenyu. Nasalimia na Barundi, nasalimia na Watanzania, kila inchi jirani yetu. Waganda tunawasalimia. Ni habari zenyu. Watanzania wanasikia Kiswahili, Warundi nao wanasikia Kiswahili, lakini mnasema mwaramutse mute, mwiriwe mute, umeze mute hirya. Na Waganda nasema mwasuze mutya kwa lugha yenyu, kama kwa nini kwa English. Lugha yoyote kwa English, good morning. But today I have come to talk about Rwanda, between our race, our tribe. That's why I'm going to use English, our language, our vernacular language. It is better to use our vernacular language because we are going to talk about our issues middle in Rwanda. So banyarwanda rero banyarwandakazi, tugiye kuvuga ibyacu, ubwoko bwacu buri hano mu Rwanda, ariko wagira ngo bwabaye ubwoko bwishi, ubwoko bukomeza kugenda buhanganye, especially ngiye kuvuga ku batutsi bavukiye mu Rwanda. Tutsi bavukiye mu Rwanda nibo nje kuvugaho cyane. Batutsi bavukiye mu Rwanda ntabwo navuga ngo mufite ibibazo byinshi, ariko nanone havuye h'abahutu nimwe mufite ibibazo bikomeye cyane. Ariko ku rundi ruhande munyumve neza, ngiye ndi perezida wa UPR Dabatabazi, ishyaka riharanira ubumwe bw'abanyarwanda na demokarasi, kandi rigizwe ahanini n'urubyiruko ryubaha n'Imana. So impamvu rero tugiye kuvuga ibi bintu ni ukugira ngo mubyumve, kandi iryo kosa ryabaye mutazongera kurikora nanone. Ikosa ryabaye ni ikosa mumbabarire, ni ikosa ryabaye, ni ikosa ryabaye 90 kuva 90 kugeza 94 ndetse na n'iyi saha. Mu by'ukuri tugiye ducura inyuma gato, nta utazi ukuntu ubwami bwabayeho mu Rwanda, ko bwabayeho kubw'ubugome bwishi, bwaranzwe n'ubugome bwishi kandi bwirasira special ubwoko bw'abahutu. Byarumvikanaga ko bagomba kubwirasira kuko ari bwo bwabanjije, ko babanje abami babahinza. So muri uwo mubabaro mwinshi rero, imyaka myinshi bangirwa no kwiga ibyiza byose byarabaye by'ubwoko bumwe, nabwo atari bwose, wenda ari intagondwa zimwe zibarimo cyangwa se ari igice kimwe cy'ubwoko b'abatutsi. Ibyo murabizi. Abaje kubona rero independence cyangwa barwaniriye revolution ikatatugeza kuri independence, kuko kwishura kwizana twabigezeho kuri mu mwaka 1962, ariko revolution yabaye 1959, 1959. Ibyo byose imirimbanyi zabikoze byari bivuye kuri bwa bwami bubi. Gute? Ubwo bwami nibwo bwakomeje kugenda bakimara ko rwabugirira yumvikanishije ubwoko, nabwo bivuye ku bazungu no ku gitutu cy'abandi, ariko waza afite umutima mwiza baramwishe. Murabizi ko bamurose, bamurogera muri Nairobi, nimba ntibuka, bamurogeye muri Soda, nimba nibuka neza, arapfa. Hajyaho murumuna we Kigeli. Icyo gihe muzi uko byagenze, batatse Mbonye Umutwa, insoresore z'abatutsi, kuko bari baje gushiramo abashefu. Yari umushefu n'iki, ari umuntu ukomeye mu bwami, bashaka kumukubita ko babonaga ko n'abahutu batangiye kugira ijambo. Nibwo revolution yabanje. Biriya ntabwo byapfuye kubaho, ni ibintu byari maze igihe kirekire birasira ubwoko, kandi ubwoko ari bwo bwishe. So aho rero iryo ni ikosa ryabaye ku bwami. Murabizi bakanjogera ibyo bakoze,
kuva kera kandi namwe n'abatutsi ubwabo ntibarekaga kutagira gute kutimara kuko ku rucuncu murazizi nabara zo ku rucuncu nta gihe ubwabo batarwana nk'uko n'ubu bimeze. Ariko noneho revolution yarabaye, abagenda barirukanka baze gutegekwa n'abahutu, abafungwa barafungwa, sinzi niba hari abapfa ariko biragaragara wenda hari abapfuye, yumvikana mu ntambara ntihabura abapfa. Gusa ku myaka mfite cyangwa kubona ganire nabo ntabwo nzi bapfa ariko birumvikana hari abapfuye. So ikinzanye rero hano kubabwira ni igiki, reka tuve kuri ibyo. Kayibanda yaraje agerageza kumvikanisha abantu nubwo bamwe batamwishimiye, ariko usomye amateka n'inyandiko yanditse n'uzabyara Imana araza we bibakarusho ashira abatutsi imbere, bagabana imyanya, abatutsi bajya muri business barakira barazamuka. Niyo mpamvu usanga abatutsi ba mbere 10 ku myanya y'abakire mu Rwanda bari bafite amafaranga udashobora gusangaho mu buto. Kabuga kabajeje ubundi hakaje Goka Valence, bari abakire, ba Rwigara bari abakire kuva kera, bari abakire abo bantu bantuza, bari abakire aba Rondo World ni benshi cyane, ni benshi umuntu yarondora n'amazina menshi cyane y'abantu barondora. Ariko ibyo byose ugasanga hari impamvu byabayeho. Iyo mpamvu rero yabayeho ko ari ukugira ngo ubwoko bwo mu Rwanda bwumvikane, kandi no muri leta barimo nubwo batari wenda benshi kuko nubundi na mbere bari bakeya ariko barimo. So ariko icyababaje abantu, nge sinjya kuvugira leta ya Habyarimana ko sinari nayirimo, nta nubwo na datara irimo. Nababwiye ko datara umwe muderi wo kwa Twagira Mungu, nubwo nanone Twagira Mungu tutumvikanaga ibitekerezo bye, ariko si ntabwo twarabaye MRN, ahubwo navuga ko twarabaye MDR kuko na datara akomeye mu gice cyacu, inkotanyi zaramwishe. Ndagira ngo mbabwire rero nukuva 1990 ukuntu abana b'abatutsi bakomeje kugenda bacengera bacengera bajya mu nkotanyi muri Uganda, abandi bava mu Burundi, abandi bava muri Kongo, ariko especially mu Rwanda. Inkotanyi zikava muri Uganda zigacengezwa zikakirwa n'abatutsi bo mu Rwanda. Ya mafaranga Habyarimana yatumye babona bakayafata bakayajyana hehe, bakayajyana mu nkotanyi ufashe izo nkotanyi. Ibyitso bibi Kigali bagera no barasana Kigali, barasa Kigali kugira ngo bafate ibyitso. Ibyo byitso bye bicumikiwe n'abatutsi bene wabo, baranwaga bakagenda bakagira nto bakabyiga. Kubera iki? Kubera yuko nubwo bari bameze gutyo ntabwo yewe mwishuru uzumva abatutsi ubwo bavuga ati ntabwo twe tuzi niba turi abatutsi cyangwa turi abahutu. Bivuga ngo ariko kuri incho kuri ubu nubwo bana barabishe batabivuga, ariko umwana zikari umuhutu kuko inumututsi arazwe, kuko umwana ajya mu ntuza gushaka akazi bakamwitegereza bakamure bakamusuzugura bakamwirukana barebye ubwoko bwe agahita amenya icyari cyo. Ariko nimba kiragiye utarabimenyaga nukubura ko nta byabagaho. Bivuga ngo ubu rero nibwo babikuye mu kanwa ariko babisigaza mu mitima yabo. So reka rero turebe ikosa ryabaye. Ni kubera niye mpamvu abatutsi buri gihe iyo bumva ko hari ubutegetsi bw'abahutu bumva ko batagomba kwishima nubwo baba bameze neza cyangwa baba bari mu myanya, bakumva ko ingoma yose bakabaye bo bayifite kandi nabwo banayigira bakamarana. Harabavuga ngo igihugu ngo cyaratanzwe ngo ibiki n'ibiki. Yewe interamwe ndazirenganya cyane ibintu zakoze, na bamwe mu babigizemo uruhare bari muri iyo leta birumvikana baba barimo. Ibintu bakoze byo kwica abaturage b'abatutsi ntabwo mbyemera, kuko nge ntabwo nyemera jenoside ngo yakora abatutsi, ntabwo nyemera. Nemera ko habaye ubwicanyi wena ndenga kamere bw'abatutsi bwakoze bwirasiye abatutsi, ubwicanyi bwirasiye abatutsi, ariko nge ntabwo nemera gira jenoside rwose. Hayo nemera n'ishyaka ryanjye nkuriye, navuga nkuriye kuko buryo umuntu akuri ikintu ashaka yandagita n'ike, ariko ndagikuriye ntabwo ari icyanjye nituri benshi, ariko navuga ko ari icyanjye kuko ngikuriye. Ndumva mwabisobanukiwe. Ntabwo tubyemera. Narabasobanurira impamvu tutayemera, so ko twanga abatutsi, ahubwo nukubera kuko nta byangombwa nawe ubwawe tubikubwiye wasanga ira jenoside itarabaye. Ariko ntuwakane ko abatutsi batapfuye kandi bwicaye 90 kandi bwirasiye abatutsi ukozwe n'intera hamwe. Intera hamwe zeze zikuruwe n'umututsi Kajuga Robert uzwi kuko muvandimwe we Husi yabyaranye
n'umugore wa Kagame Nyiramongi umwana wa mbere ukumva n'umuryango uzwi n'umuntu wakora umutwe w'interahamwe umutwe w'interahamwe washinzwe n'ishyaka MRND rya Habyarimana nkuko na PER yari ifite nimba ari n'abakombozi n'abajide na MDR yari ifite umwe muri abo bari bafite urubyiruko bose kandi no MRND niyo yari yashinze nyuma. Ntabwo rero iyo mitwe yashingiwe kugira gute kwica abantu. Oya, umugambi wo kwica abatutsi ntabwo wigeze ubaho. Umugambi wo kwica abatutsi ntabwo wigeze utegurwa na rimwe. Ahubwo ndibaza ngo ni iyihe mpamvu ibyitso byakomeje kuba mu Rwanda kugeza naho bacumbikira na ziriya misile zarashe indege ya Habyarimana. Iyo hatabamo abatutsi bavukiye mu Rwanda babihishe kandi bakabimenya bari babizi ntabwo byagombaga gukorwa. Bakoresheje umuntu uzwi, abantu bazwi. Bene data rero batutsi mwabonye uko byagenze. Nyuma yaho FPR yabarushemo sida bavanye mu gihugu bavuyemo mutanga ng'insinzi. Ntabwo bababariwe ngo bakoresha n'ubukingirizo. Ibyo ni ukubyamaganira kure kuko wenda mwari mwishimye kandi kuko byarumvikana kuko n'ubundi niba mwari mwarabafashije koko mwumva mwari mwishimye, ariko ku rundi ruhande bagomba kuruhari mwagizemo ariko ntibabatere nayo masita. Abandi basigaye nabo barababeshya ubirwa bababeshya bagurisha amagufa y'abanyu nubwo n'abahutu avanzemo bakirirwa babariraho ariko ntacyo babamariye. Mu mashuri nabonaga ari bo bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye kuko abahutu bo ni ba nyiri ibibazo nyine. Mwumve n'ijambo Kagame ubwo yivugiye ko mwebwe ntaho muhure n'abahutu ngo ntaho mutandukane n'abahutu, nyamara yarabakoresheje abagira n'ibitambo. Ntabwo mushaka kubyumva mwe mwavukiye mu Rwanda, ariko bamwe muri mwe hari ababisobanukiwe kandi n'ababisobanukiwe nabo ntibashaka kugira ngo bafatanye n'abahutu mu buryo bugaragara. Barashaka kugira ngo ahubwo ngo bakoreho Kagame bongere bigarurire nde mwene wabo, kandi bitazashoboka. Ntabwo bizashoboka, ndabibabwiye. Hagaze mu mwanya wa politike, ntabwo leta y'abatutsi izavuga ngo yongere yindi leta y'abatutsi ngo zikurikiranye. Sinzi nimba ariko ntabwo byashoboka. Ibyo byo rwose muzabyibagira, sibyo? Turahari, twarahagurutse, kandi ikibazo si umututsi kandi ikibazo si umuhutu. Ariko ku rundi ruhande urebye ibintu Kagame akoze nta muperezida n'umwe wigeze bikora. Nyamara nubwo abenshi mumwigurutse, especially njye ndavuga bavukiye mu Rwanda, ariko kandi mwaranamufashije. Kandi nubwo muvuga ngo jenoside ngo yarabaye itagira ibimenyetso, itagira imibare nyakuri, ntabwo iyo jenoside yabaye mbere yo kujya mwohereza abana mu Nkotanyi. Nimwe mwohereje abana mu Nkotanyi, nimwe mwazicumbikiye yazazaga zicuruza ibikukuru, nimwe mwazihagabura kimwe muzicumbikira mu gihugu mukaneza zikomera mu mashigi zazaga muri senite. Bari abanyarwanda bari bafite uburenganzira bwo gutaha, kandi Habyarimana bamurasha avuye mu masezerano ya Arusha nyuma ngo bataye. Ntabwo babishatse, barashe indege kugira ngo mubitambe. Ejo muri sinzi umuntu n'ubushe nimba ari Ruzibiza, Abdul Ruzibiza urabaruze watanze ubamya ku ndege. Yaravuze ati uko twateraga kuko bari bazi neza ko bateye bacumbikiwe n'ibyitso by'Inkotanyi, hari abatutsi bapfaga. Impamvu bapfaga nayi ntabwo ndo kwa Habyarimana ngo bisobanure ko nabibona, tushobora kubireba. Nuko babonaga ibyo bitero byara mamaneko nabandi ari mwe mwabibakorera, bakavuga ati ni mwe muri kubikora, sibyo? Kandi nta kintu mwarabuze. So ndagira ngo rero abanyarwanda muri iki gihe, kuko nubu hari abahutu benshi cyane benshi bari gufasha abatutsi, leta y'abagome y'aba batutsi b'intagondwa. Ntabwo ari abatutsi bose b'intagondwa, ariko abo n'abagome n'abatutsi b'intagondwa b'abagome. Wagira si n'abanyarwanda, kuko ntabwo waba ufite igihugu cyawe, igihugu wavukiyemo, igihugu cyawe ngo ugende ari igihugu wavukiyemo gikunda igihugu cyawe, ngo ukurikirane umunyarwanda wahunze mu mahanga umushimute umusubize mu Rwanda, ukore amahano mu gihugu yahungiyemo, wongere ukorere uwo munyarwanda, ujyana imbere y'ubutabera. Ibyo ntibibaho. Ntabwo ushobora gukurikirana impunzi y'umunyarwanda ngo ugende uyicire mu mahanga. Ntushobora gukora ibintu ukora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
biriya bintu byo kwica abantu mukabagira mute mugateza imitwe myinshi mugakora M23 mwishe ubuse mukeka ko u Rwanda na Kongo bura bizumvikana bite nubwo bazumvikana amareta ariko mukeka ko abaturage bizagenda bite ubuse ko Burundi bufunze imipaka urabona u Rwanda tudapfirwa yego nabo barapfirwa ariko bapfirwa iki subundi gikomeye bo bafite Tanzania barumvikana ko twe Tanzania hari n'ibitava ngo bizi wacu kubera iki kubera ko urwara ukuntu mudakunda u Rwanda twabita ibyihebe mukavuga mutereka muri ibyihebe yashimusa u Rwanda mwaje mufite imbunda mwaje mwambaye amajenerali reba mwishe abakongomani murabamaze Noro Kivu muhimbye M23 na utabizi bambuka bareba ibi imyenda barabafata abasirikare bafata bwabo barabyivugira imyenda bakayibafata ku rugamba ibikoresho byanyu byanditse zero namba zanyu zimbunda barazifata oni na Amerika bikore raporo nubwo nazo raporo ntacyo zimaze kuko nta kintu na kimwe zigeze zihindura ntambari go bashiriraho ibi byihebe rero inzira yabyo nukubirasa nje murambivuga nzabivuga ariko hari igihe kizagera bikorwe kandi kitari kuri kuko iyo ndebye mfite icyo mba mvuga kandi nzaho mba ngejeje ibyo nibyo mvuga mba mbizi mugomba kuraswa kandi mukavaho muzavaho kuko twarahagurutse turi urubyiruko kuva ubwo mugomba kuvaho niba rero mugomba kuvaho mukamwitego kuko aha atari iwanyu mutahavukiye kandi mutanaharwaniriye ahubwo mwaje mwica mukamaje kwica miliyoni z'abahutu n'abakongomani 12 cyangwa ku 10 na nisa mukamucica mudahaga amaraso murica birabura bene wanyu murica abanyarwanda bene wanyu murica abajerani banyu bakongomani munaua abakongomani bajerani wenyu munaua bure tena munabaua kwa jina ya Rwanda lakini sio Banyarwanda ni nyinyi Watutsi babaya na nyinyi sio Watutsi wote ni nyinyi kabisa sasa yenye munafanya sahihi bitaletea shida Rwanda miaka na miaka na sio Wanyarwanda wote mwisha abanyanyasa nao mushanyanyasa Abanyarwanda hamuwaitikie kusema hamuwatikie kufanya yoyote utangaze habari mushashimamisha ngara ifunze none rero ndagira ngo mbwira abantu bavukiye mu Rwanda ngo muve kuri ibyo byihebe neza kandi nimumara kubivaho mubiveho burundu mubiveho mumenye ngo muri Abanyarwanda mumenye ngo abo hari ahandi bavuka ariko mwebwe nta handi naho mu gihugu cyane niba mukigambaniye muzahora mu bibazo iteka nta handi muzajya aho muzajya muzaba mufite iki muzaba mu mitwe munsi ngewe amakosa murongo cyera na kana menshi nyabashiraho kuko ni mwebwe mwatangaga ibyitso ni mwebwe mwaherezaga abana banyu mu gisirikari kandi nabo kugira ngo ababyarmana babahige nuko mwabacumbikiraga abo bagabo kandi mwe muzi imigambi yabo ntacyo mwari mubuze kubera iki mwumvaga ko mwagomba guhemukira abantu mazanye imyaka n'imyaka ese isaha kuki babakinisha turufu yo kujya kubabekera mukababekera ngo baharatwisha mukababekera ngo bakababekera abantu mukajya kwiriza abana banyu bakakoresha n'abana bavutse nyuma mu ngo 94 bakababekera abahutu ngo aba baratwisha bakiriza bakagira ngo ntibabibakoresha buri munsi mugafungisha abantu bo baturanyi banyu nta kintu mubashinja mukabaziza ubusa none saba bagabo ko imureba ko raporo zisohoka buri munsi ko mu imbere mu gihugu no hanze y'igihugu mukeka ko ejo bundi leta yabo nigenda tureke indi leta izaza da wenda leta izaza yo ifite uburyo wenda ishobora kumvikanisha abaturage ariko se nk'uwo wahemukiye bizagenda ese ye naba yarapfuye umwana we bifu zizangana ze timuzagira nibibazo igihe cyose ubwo ejo nusanga umuntu aravuga ati dore wamfungishe data uramwica agukubise ifuna agenda cyangwa gutemye cyangwa gukoza ikindi utahati ndi mutarangije arakwishate kandi wamufungishije wamufungisha umurenganya imitungo ye barayimunyaga ibyo bigukoresha ndakugira inama kakanye nimbuzi ko washinjije umuntu w'inyuma umubekera genda usaba imbabazi ujye kuri radio cyangwa uvuga uti naramubekeye narakubekeye kanaka wikureho urubanza imbere y'Imana wikureho urubanza imbere y'uriya muntu n'imbere y'abana be kuko iyo ni beef yo mu muryango muzasaza muyifite
ni ibibazo bizaranduka mpaka abantu benshi bari kubura mu magereza. Nanjye ubwanjye waramfungishije data agapfira muri gereza cyangwa akamara imyaka 20, nzi neza ko wamurenganyije nta kintu yakoze, nanjye yaba ari bifu nkabibwira n'umwana wanjye. Niko amahoro agomba kugaruka. Niba wumva ko wikoreye ikinyoma mu mutwe wawe, Byihebe byashimuse u Rwanda FPR, muve muri Kongo. Byihebe byashimuse u Rwanda FPR, mureke gutera amagrenade mu Burundi. Byihebe byashimuse u Rwanda FPR, mureke abaturanyi kandi mureke no kurogera abantu mu mahanga. Byihebe byashimuse u Rwanda FPR, mutange demokarasi, mufungure imfungwa zose za politike ndetse n'abandi babaye bose mwarenganyije, mugabanye n'ubucucike mu magereza. Byihebe byashimuse u Rwanda FPR, mugabanye muhereza abaturage imirima yabo, ubutaka n'ubw'umuturage ku giti cyarabwigengaho, ntabwo ari ubwanyu, n'ibishanga mwafashe ntabwo ari ibyanyu. Byihebe byashimuse u Rwanda FPR, mureke gusenyera abantu amazu bamaje kubaka kandi barubatse mureba, no gucishana imihanda mukanga kubishura. Byihebe byashimuse u Rwanda FPR, byaje byambaye amapeti ya gisirikare yo mu gindi gihugu cy'abaturanyi, byambaye general, yabaye n'abategetsi muri icyo gihugu. Muha abanyamakuru ijambo kandi mureke gutera abantu ubwoba. Icyo gihugu ntabwo ari icyanyu mwenyine, kandi mumenye ko mwagishimuze. Niba bitari ibyo mutapigwa. Ndababwiza ukuri, ndababwira ibyo nzi, sibyo? Ndagendana nijoro, twakomeje kugenda twenda twibeshya yita iki, ariko igihe cyanyu kirageze. Njya bibabwira ndabizi, ntabwo mvuga ibyo ntazi. Murabizi ko hari ibyo mvuga abantu batazi kandi muzi ko ari ukuri. Ibyo rero ndabibabwiye, kandi murabaraho muhungira. Uganda ntabwo izabakira, Uburundi ntibuzabakira, Kongo ntimwakandagiza ikirenge, Tanzania izabakira. Ariko iyo mubona n'umuperezida agenda ahinduka ariko akaza nawe abona ko mutari abantu. Central Africa ejo bundi abantu barigaragambyaga, no muri Mozambique muzi ibyo mwakoze mubeshya ngo mwagiye gutabara. Muratabara ibyebe byatabara, muratabara iwanyu mwisheme miliyoni mwirwa murasa abaturage ku karubanda, mwe murajya kurinda umutekano w'abantu. Nta n'imico mugira. Ibyo mwita ngo ni RDF arizo nkozi z'ibibi zirutwa n'amabandi mabi. Mware igisirikare kugira ngo mugirinde igisirikare mwakigize cy'abicaye, kirigwa cyica kiba kijya kwiba imitungo y'abandi. Icyo ni igisirikare kari abandi bantu. Cyo nta gisirikare kimwe kigomba gusenyuka kikavaho. Ayo ni amabandi yica abaturage. Umuntu wese wica umuntu udafite imbunda ukwiye kurinda uburimbwa. Ndagikubwiye uburimbwa. General ni gute wohereza ku muturage ukajya kumwica? Mwabikoze na n'itsane mubikora. Abakongomani murabamaze, abanyarwanda murabamaze. Ugafata imbunda ukarasa umuturage wabwa ngo urimbwa, ntabwo uri umugabo. Imbwa ntabwo ari irimo karega, burya niba hari n'ibyo wakora ugasanga urimbwa. Ndi kubaburira bwanyu, namwe batutsi bavukiye mu Rwanda, mwe nta hantu mufite ho kujya. Bahutu mwe muri gukorana na leta, iyo leta y'Ibyihebe, mwe ndabababariye. Se muzasobanurira bene wanyu ute mwamarishije, mwatumye imirimo igenda na buri kintu. Muzajya hese ko ejo muzasazira muri gereza cyose, kuko mwarahemutse. Banyarwandakazi, namwe inshuti z'abanyarwanda, naka kaganiro nabagezagaho ko umuburo ku byihebe byashimuse u Rwanda. Isaha y'uperida batabaza irafungura intambara y'amasasu, intambara y'ibiturika, ntabwo ari intambara y'amagambo. Ibitero twabashika byo by'impapuro na mwarabibonye. Mufungure Muhoza Gerard, mufungure Mugabo Vicky, mufungure Bacuma Hasani, Professor Niga n'abayingabire Victoire muri gutera ubwoba, nabo ntimukomeze kubatera ubwoba. Ba Mushahidi ni benshi, ntabwo nabavuga ngo mbarangize. Abo nibagiye bose mu bafungura, nimutana bafungura tuzabafungura ku nabi, kandi ari mwe dushiramo. Muhindura amagereza, mushiremo ibyo kurya byiza n'ibindi, kuko nimwe mugiye kujyamo, turabashiramo. So murakoze, Imana ibahe umugisha. Bye bye. N'impirimbanyi kandi nkaba na perezida w'Iperida Batabara.